Reka mbashimire abakurikirana ibiganiro byacu ku Ijwi Ntibikorerwa TV. Turi kumwe n'umuvandimwe cyangwa se umusore uri imbere ya kamera zacu, ngira ngo muramureba. Yifuje rero kudusangiza ubuhamya, ndagira ngo mwakire hanyuma atangira twibwira, tubwire akomoka he, hanyuma dusangize. Murakoze. Amazina nitwa Gakuru Karamuzi Yofure Dembe. Aya mazina nayanjye abantu batandukanye, buri wese agiye azi rimwe cyangwa n'abayazi yose. Iwacu ni mu karere ka Nyagatare, niho mvuka. Nifuje kubasangiza ubuhamya bw'ubuzima bwanjye kugeza kuri uyu munsi. Njyewe navutse 1995, mvukira ahantu umurenge wa Musheri, akarere ni Nyagatare, intara ni Burasirazuba. Namenye ubwenge sanga umubyeyi wanjye yajyaga arwara mu mutwe, nyine ibyo bita gusara nyine. Twavutse turi abana 6, imfura bari impanga, natwe dukurikiyeho turi impanga, dukurikirwa n'inkurikirane z'abakobwa 2. Hanyuma iyo papa yabaga yarwaye nyine yarwaye iyo ndwara, ashaka kudukubita kandi abandi ntabakoreho. Noneho tukajya kwihisha mu mago atandukanye nyine, kuko kera twabaga mu nzu z'ibigoyi nyine, ntabwo urugo rumwe rwari kwimukira mu rundi ngo bishoboke. Umwana umwe yashakaga hajya n'undi. Mu gitondo tukaza guhurira mu rugo twihisha papa wacu. Yaza kujya mu nzu tukagenda tukamukingirana akamaramo nk'iminsi. Tubaho muri ubwo buzima, igihe kiza kugera haza igiterane Matimba, baramusengera arakira. Amaze gukira asengera no mu itorero ry'abaporoso. Ubwo twege twabyitaga karugu kakijijwe muri make. Nyine no mu Kinyarwanda yaragiyeyo kera nyine, naje ubwo ndaza kugera aho yaje kubinsobanura nyine ko hose yari yarivuje byaranze. Hanyuma bamaze kumusengera tubaho muri ubwo buzima, bya bindi abana bavuga ngo data wacu masenge, ibyo ntabwo twari tubizi. Dukura noneho dufite imbaraga ziteye ubwoba nyine, bitewe n'imyumvire twari dufite nyine n'ubuzima twari tubayemo. Njyewe namenye ubwenge, noneho ntangiye kumenya ubwenge nsa nk'uwambaye imbaraga z'abadayimoni, niko navuga ko nawe afite umujinya uteye ubwoba. Papa hari ubwo yajyaga nkubita nyine yarakize, nkazamutega tugiye koza inka muri kurashi nyine, nkasa nk'ugiye gukubita inka akaba ari we nkubita, ati sitani aranyisha, atari kubukubita ukubita ibiki, iwe akagira ngo nanjye gukubita inka kandi namukubise mbigendereye. Hanyuma mukuru wanjye iyo afite umukobwa bavuka impanga, iyo yankoserezaga navuga nimukubita umusaza we bavuka impanga arankubita, nkagenda nkafata umushyo nkawushyushya, nkamubwira ngo nyaga ngwino ukandagire hano, agakandagira agashya nkamwitakana ngo ngiye se murahe n'imishyo. Mbese numva nabi ku rwego rwo hejuru. Noneho mama we yasengaga muri ADPR, hanyuma hari akana k'agakobwa kadukurikiraga kava kuragira inyana, karyamye dusanga kapfuye. Abasenganaga na mama muri ADPR baratubwira ngo umugore duturanye ngo niwe wakaroze, ariko nyine twege ntitwabyemera, nyine twumvaga atari byo. Haciye icyumweru nakagakurikiye nako karapfuye, nabwo baravuga ngo ni umugore wakaroze. Birakomeza gutyo nyine, ariko twe tutabyemera, ariko mama abyemera ko yasenganaga n'aba-ADPR nyine. Hanyuma igihe kiza kugera, papa nyine uwo muntu bavugaga nyine ko ariwe uturoga, umugabo waza gupfa. Apfuye papa akazaza bakamira amata nyine, kuko yari asize umwana mutoya, bakajya bakamira amata mu gitondo na nimugoroba. Noneho mama aza kubwira papa ngo ese ko baca umugani mu Kinyarwanda ngo uhongera umwanzi amara inka, ngo umuntu kamariye abana uramuca iki? Biba induru, amata bayakurayo. Bamaze kuyakurayo mama akazaza atubwira ngo nimukaze mujye kwa runaka, ariko njyewe numvaga nabi. Kera nabaga nsohoye nk'ibyombo ngiye kubyoza, yakambwira ngo wibagiwe ijyaga, nibyo nari nasohoye nkabisubiza ngo ngo uze kubyiyogereza. Noneho ambwiye ngo ntuzaze ujyeyo, ahubwo nkazaza njyeyo nkajya no kuryayo. Njye mbese nakoraga ibyo wambushije nyine, kugira ngo kuko numvaga nyine nari mfite sinzi nk'umwuka nari mfite uwo ari we, numvaga nabi biteye ubwoba. Birakomeza, noneho umunsi umwe haza kuza imishinga nyine mu rugo, baza kutwandikisha mu mushinga wo muri ADPR, ariko babeshya imyaka. Bamaze kubeshya imyaka tujyayo nyine natwe tujya mu mushinga, tujya ku ishuri. Njye ku ishuri atari uko nkunze ishuri, ahubwo ari kugira ngo mpunge kuragira nyine, nkazaza ngenda. Ubwo twabaga tutari bujye ku ishuri nkumva mangayitse kubera kujya kuragira nyine. Noneho turakomeza, ariko numva nabi ku ishuri, abana bazambona nyine, abo twiganaga numvaga nabi biteye ubwoba. Nabo duturanye nyine nari nzi ko umuntu wanesha ari uwanyica nyine. Ubwo nyine nari nkozwe no kurwana nyine ibyo bintunze nyine.
mba muri ubwo buzima, ariko nubwo nari meze gutyo nari mfite umutima w'urukundo. Kera najyaga mbaza papa ko ninjye wamutinyuka, ngamwe se ubundi ugira bene wanyu, ati ndabagira, ati baba hehe, akabambwira nyine akavuga ubwoko bwacu nyine, akabambwira ati kwa runaka no kwa runaka, abo bose ambwiye nkajya kubasura. Kubazankurikirana ngira ngo ntarashyikaho n'uwo ntaramenya, bose nyine nkajya kubasura. Noneho umunsi umwe inka zo mu rugo ziza kona, zonye papa arankubita, ankubise njya kumuriga ku kagari, ndababwira ngo yankubise, azongera kunkubita nzamukubita. Papa arambwira ati guhera uyu munsi ntuzongere kuragira. Ubwo kuragira mpita mbireka njyewe nibera umwami nyine, nkajya nkora ibyo nshaka. Hari umwana duturanye aza kumbwira ngo ese ubundi de ko nta kintu ujya ukora, wajya uza tukajya gusenga. Ndavuga se ubundi wa mugani, nanjye ndagenda njya ku rusengero, njya muri korari y'abana, nkaririmba ariko ntazi n'ibitero byo kwicanga gusa nyine. Hanyuma ndagenda njya muri iryo torero, maze kurijyamo birakomera, igihe kiragera cyo kubatizwa, tujya kubatizwa, ariko nkiri muri icyo kigare. Ariko nsubiye inyuma gatoya, papa yajyaga atubwira kera ngo kugira ngo uzare ikinyendaro ngo nubwo wazana nyina. Ubwo nakuze nzi ko umuntu asambanye hahita haza ikinyendaro. Ubwo nibwo nari ndi muri iryo torero, naratukanaga, nararwanaga, narabeshyaga, ibindi byose narabikoraga, ariko gusambana wapi. Noneho umunsi umwe nkunda kubwira abantu nyine ngo indirimbo ihindura wahindutse, ariko ijambo rihindura wahindanye. Hari abantu baririmba indirimbo kuko bazi ibitero ariko batumva ubutumwa. Nanjye ni muri icyo kigare nari ndimo. Noneho igihe kiragera turabatizwa, tumaze kubatizwa ndakomeza mba wa wundi. Noneho tugeze muri secondary, nabwo numva nabi, kubo twiganaga barabizi, nakundaga kuyenderanya, nkagenda ngasanga umukobwa yihagarariye, nkahita mfata nk'ibere nkarikura mu karega, ati mu izina rya Yesu, ati karamu byo ni ibiki, yo kugira ngo basanuke mukubite. Abo twiganye njya ngo uzankurikira zabyibuka nyine ko najyaga mbikora. Nkahagarara ku muryango w'ishuri nkaba ngo abacaho bose dukoraho, bose bacaho ufata ku byangombwa byabo, ubyumva arabyumva nyine. Noneho umunsi umwe abana baza kuturega nyine ngo turabendereza nyine, bajya kuturega kwa headmaster. Headmaster aza mu ishuri aravuga ati aba bantu avuga ati runaka na runaka barabikora, ati he bagenda bose bavuza induru nyine bavuga ko babikora. Bangezeho abana bose baraceceka, bivugwa n'abakobwa batatu. Hanyuma baradukubita, bamaze kudukubita amasomo ashoshe ndababwira ngo muze gusigara mwebwe. Barasigara babandi batureze, ndabakubita n'ejo ndabakubita, kandi nabakubita none ntibajye kundega, bavuye bansaba imbabazi ndabababarira. Noneho nari nambaye imbaraga z'abadayimoni ariko ntazi zarizo, kuko njyewe njya mbishimira n'Imana yusa mba narirukanwe ku kigo n'amashuri simba narayashoje bitewe n'ukuntu nitwaraga. Noneho ubwo ngubwo tugeze senior ya kabiri, baravuze ngo abatazageza amanota 50 ntibazimuka ngo bajye muri senior ya gatatu. Noneho ariko nsubiye inyuma gatoya, nanone ntaragera kuri icyo ngicyo, nkuko nababwiye ngo njyewe nari ndi mu mushinga nyine, nta kibazo cya school fees nari mfite, ubwo urumva narigaga nta kibazo. Hanyuma abana twiganaga nyine cyangwa bishuti zanjye barambwe se tuzabigenza dute. Noneho nge nta muntu natinyaga, kwa kundi umwarimu aba yateguye nyine ikizamini nyine bava ngo ejo tuzakora biology, kwa kundi abanyeshuri baba bagiye mu mashuri bicaye bategereje ko babazanira ibizami, nkajya muri staff nkabwira nk'umwarimu ngo ticya runaka numye pepa za biology, kandi nta muntu uzintumye akazimpereza, bose bakankurikira tukajya gukorera hanze y'ishuri nyine mu bishugi iyo ngiyo mu bihuru nyine, tugakora, twamara gukora tukaza tugasanga bakoze banatashye. Noneho nari mutoya bishoboka, n'ubu murabona ko nkiri mutoya, mwaca munsi y'urugi rwa staff nkatwara pepa nkazishyira mu ntebe y'umwarimu watanze icyo kizamini, bakazadukosora nk'abakoreye mu ishuri kandi batabizi ko twakoreye hanze twebwe. Abana bose ndabimura bajya senior ya gatatu. Tugeze muri senior ya gatatu haza ibintu byo kurya, hageze ibintu byo kurya nge nishyurwaga n'umushinga, urumva nta kibazo cyo kurya nari mfite. Hanyuma abana b'inshuti zanjye ntekereza uburyo bazarya biranshobera. Noneho hari ibyo bitaga nyine ubujeto nyine cyangwa ubukiti nyine, agapapuro kaguhereza uruhushya rwo kuriraho nyine. Hari igipapuro cyari mu biro bya basa cyasaga nkako, ndagenda njya kukiba. Hari umwana twiganaga yari azi gushushanya, agashushanya kashe ikigo, undi akandika amagambo ari muri bracket nyine, undi agasinya, undi yari azi gusinya nka basa, undi akandikaho ranch nyine afite inyandiko nk'iya basa. Buri mwana wese nyine muhereza akajeto ke nyine ho kuriraho. Noneho umunsi umwe nza guca ku biro bya basa, numva arimo kuvuga ngo ko se ngo ibyo kurya dutanga ari byinshi kandi abana bishyuye ari bakeya, ngo uyu munsi ndaza kujya ku gikoni ndebe aho bipfira. Mbita mu gutwi ndagenda, buri mwana wese nzi nahaye kaga papuro nyine, kuko hari abamaze kumenya ko twakoze ibihimbano nabo bajya kubikora, noneho tuba benshi. Noneho ngenda njya kubwira babandi bo nabihaye nyine, nkavuga ngo bwa papuro bwose mu buce, ngo nibaza gutera akade ko kurya uyu munsi twese turagenda ku gikoni, uzaza ubwira bamwitaga bazambaza umukozi nyine, ukagenda uvuga ngo si usanzwe mbona se, ati nakibagiriwe mu rugo. Twese ducaho birarangira. Basaje nyine arasuzuma asanga n'ubundi abishyura nibo babande nyine.
abura uko bigenze. Mbese numvaga nabi biteye ubwoba, nkora n'ibindi byose ariko nyine mfite nk'umwuka w'urukundo. Birakomeza noneho tumaze gukora sini ya gatatu dutegereje amanota, murumuna wanjye numva arimo gushwana na mukuru wanjye, barimo gupfa nyine, umwe avuga ngo ni wowe uri buragire undi ni wowe uri buragire, hanyuma bararwana, mukuru wanjye akubita murumuna wanjye. Amukubise, kera uwo ngo twavukaga impanga yabaga yarwaye yaragiye, nanjye ndi mu rugo agasanga narwaye, mbese twasaga nkaho turi bamwe. Numva mu mutima simeze neza, ndasohoka ngeze hanze nsanga maravirirana, nanjye mfata inkoni nkubita mukuru wanjye agwa hasi, ndatoroka njya mu ishyamba kwa bene wacu abariho njya kuba. Noneho ngezeyo umukecuru nyine nkajya mubaza ubundi bene wanyu we uvukana nabande nyine nkamubaza, arabambwira, nkajya noneho menya ko hari abana dufite iyo dupfana kandi twiganaga ku kigo kimwe. Hari n'umwana nyine twahuriye ku mariba twese twashoye, arambaza ngo se izo nkura ye ko ari zo kwa shangazi wowe mupfana iki? Ndamuga se ko nanjye ari nyogokuru, atereka ati burya turabavandimwe tumenyana gutyo. Noneho igihe kiragera tujya ku mashuri, mpurirayo na mukuru wanjye na murumuna wanjye. Noneho ubwo ngubwo mukuru wanjye yashaka ko nyine ko yari afite inziga ko namukubise, nkajya muganga ahangaha turi ku ishuri ntiwiteza abantu. Birakomeza, igihe kigeze noneho hahandi nabaga baza kubwira papa ngo umwana wawe ngo ni inzererezi, ngo yirirwa yirukanka ngo ntago ajya yicara. Ndavuga se abantu baranyita inzererezi kandi managiye gusura abavandimwe, nereka nitahire, ndataha njya mu rugo. Ngeze mu rugo dukomeza muri ubwo buzima, ariko papa ubwo yaje kugwa asubira ku nzoga, akazaza kubita mama. Ubwo twe mva aramukubita akabura nyine abamukiza, ko nyine nawe wumva gutakubita umubyeyi wawe. Tubaho muri ubuzima nyine, kandi abantu baranamutinyaga nyine, kandi abantu nyine baba bagifite umuco epfo iyo ngiyi iwacu, nta kubangura ajya kurega umuntu mu buyobozi. Umukecuru akomeza aho ngaho muri ubwo buzima bwo gukubitwa, arabwihanganira, arakomeza arashinyiriza nyine. Noneho igihe kiragera turakora nyine, ubwo ngeze muri siniya ya kane nanone ni kuri icyo kigo niho nakomereje. Najyaga nkina ibintu bya komedi nyine, abana n'ubundi barankundaga nubwo nakoraga amafuti nyine. Barambwa se ubundi waziyamaja ukaba prefect, ndavuga se ubundi wa mugani. Noneho mpita niyamaza kuba food prefect, nagurisha akawunga. Noneho ugasanga abana batwaye mu ishuri byo kurya bikeye, ibindi nkabisiga mu isafuriya, utahaza akaza kubigura, isahani ari 200. Noneho nkazaza nci nyuma n'umukozi twari dufatanyije kubigurisha, nkajya kwa basa nkambwa ngo basa nguze kuza ngo urebe aha naha, ngo urasanga aho uwo mukozi nyine yahishe ibyo kurya. Akaza yabibona agahita mukata umufuka w'akawunga. Noneho akavuga ati okay, Karamuzi n'ubundi ari mu nshingano neza, ntago batwiba kandi ari ngiye wabikoze byose nyine. Noneho basi ubundi yaza kuza adutunguye nyine, noneho nkabidefanda nkavuga ati ibi ngibi ni by'abana bagiye gusenga bavuze ngo tubibabikire. Wa mukozi nawe agahita avuga ati burya Karamuzi arakomeye nyine, ntacyo naba hari nyine, mfite ubutera hamwe nyine bw'abadayimoni, urumva nta ngeso nziza zaje zirimo nyine. Kandi ubwo ngubwo nari ndi no mu rusengero nsenga nyine, ariko ku ishuri ntago najyaga nsenga, ariko iyo twatahaga nyine ku cyumweru narasenga ndi no muri korari. Birakomeza, noneho umunsi umwe papa aza gukubita mama arahukana. Amaze kwahukana ajya kubwira ya miryango ukuntu byagenze, mbona ntago babyitayeho. Noneho mukuru wa mama aramamagara arambwira ati mama wawe twananiranywe, ngaravanga agiye kwiyahura. Ndavuga yo kujya mu mukecuru apfe nk'inzererezi, reka muhamagara azagabane n'umusaza ibyo bafite hano, nta mwana ugwa mu mashyiga. Umukecuru ndamuhamagara araza, ageze mu rugo papa asaba imbabazi, barongera barasubirana. Noneho ndaje mbwira papa ubundi wambwiye mwene wanyu wa bugufi uzi. Arambwira atari kurazi, hari umusaza avukaga impanga na mama umbyara, atuye ahantu bita hanaha nyine muri Uganda. Ndagenda njya guhiga gushaka uwo musaza nyine, ndamubona. Maze kumubona nabose ubundi uwe wavukanaga nabandi, harabambwira nise baba hehe, ati mu nda ya mama n'icyo usigaye ngiye nyine. None se basize abana, ati barabasize. Abana bose baherere hehe, arahambwira. Ndamubaza se abavukana na papa bari inaha urabazi? Ati ndabazi. Batuye hehe? Arahambwira. Noneho nagezeyo we agashaka ko nkora imirimo y'iwabo, nyine badashaka ko mahava n'ubundi. Kuko n'ubundi ntabwo najyaga nkunda kwicara ubusa nyine, no kwicara ubusa nabaga ndimo gukora akazi kose nyine. Bumva ngira ngo ariko nabaho ngaho mbafasha imirimo nyine, ariko ngewe target ari naje gushaka umuryango nyine. Mfata telefone yatabizi, ndebamo inomero zabo yambwiye ko yambwiye amazina yabo, ndeba nizamushiki wa papa nyine, ndazandukura nyine nza kubahamagara rwihishwa, ndabahamagara ndabibwira, bambwira aho bahereye. Ndagenda ngewe bose ndababona, baranyishimira, bangabira inka biki n'ibiki. Ndavuga se ureba umuryango n'uyu nguyu. Noneho aho urugo nagiye nshyikiramo, umukobwa wo muri urwo rugo akazazanira mu cyumba n'ijoro ashanga turyamane. Nkavuga se ntago azi gusambana ari icyaha. Nkashuna kana hagahungu rwatwaranaga kakabyuka, tugafata amasahane y'amadongo tukatonekanya ku murongo.
yaza yomboka yakubita igisahane cyabarangara agasubira yirukanga ngo ibyo ni ibiki ko twaba turi mu nzu imwe n'ababyeyi ariko ni nyine ngo ibyo ni ibiki agasubira yirukanga bukembwe mu kazana wabo nturiya mukobwa ajyanira mu cyuma y'ijoro ashaka ngo turyamane nejo nzataha ndataha ariko nayo maze kubona imiryango nyine yaho hafi nyine bananyishimiye ngeze mu rugo nkumva umutima urahamatira gusenga nge nashoje sine ya 6 2017 ariko ntabwo nari nzi gusenga none najyaga ngiye ngo mana ngamina ubwo nkaba ndashoje nyine ngeze mu rugo nkumva umutima urahamatira gusenga ariko ubwo nageze mu rugo nsanga muri umuntu wanjye tuvuka imanga yagiye mu gisirikare uwo dukurikira yakoranaga n'abashinwa mushiki wanjye we yabaga kwa mama wacu nyine ntabwo twariranywe nyine kuko iyo bakubitaga mama nawe yirirwaga arira nyine ariko twebwe twari twarabaye nyine nk'ibinya nyine twabonaga ari ibisanzwe kuko twatumaze kubimenyera noneho umutima ukajya umbwira ngo nsenge nyine nkabwira papa na mama ngo muze muri salo dusenge tugasenga twamara gusenga bakambwira Imana iguhereze umugisha nkajya kuryama nagera mu cyumba nkumva umutima urahamatira gusoma Bibiliya ntabwo Bibiliya nagiraga nyine kandi narimo korari nyine mfata Bibiliya y'umucecuru nyine ya mama nyine soma icyanditswe kiri mu Baroma 8:8 ngerega burya baye mu twari bwa kamere ngo ntibashobora kunezeza Imana ndavuga se ne kamere nezihe nibazaga ikibazo igisubizo kikaza Bagalatiya 5:19 njya kuhareba ngo dore imirimo ya kamere iragaragara ni ngo gusambana gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nyine no gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi ngo nibindi bisa bityo abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana noneho ndangije najyaga nkunda kuganira n'umuntu nkamutuka ariko nkumva ko turimo dukina mbona icyanditswe kiri imigani 10:23 ngo gukora ibibi ngo umupfapfa byita ibikino ndavuga iyo ntukanazi ngo ndakina bari ubupfapfa noneho ndangije mbona ikindi kiri muri Petero wa 2:9 ngo nimukitura inabi umuntu yabagiriye ngo cyangwa igitutsi yabatutse ngo ahubwo mwiture kumusabira umugisha ko ibyo mwahamagariwe kugira ngo namuraga umugisha ndavuga ntumuntu nazaza ntuka ngewe sinzaza musubiza ndangije mbona icyanditswe kiri mu migani 28:13 ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza ngo ariko ubyatura kabireka ngazababarirwa numva ndatsinzwe ndavuga ngo Mana mbabare ibya bintu byose nzi nisangaho nyine ndabyihana noneho nasoma Bibiliya nkumva hari abateye nkanjye nyine twirirwa dutukana kandi basenga birirwa bakora ibintu biteye nk'ibyanjye nyine noneho Bibiliya yose narayisomye ngiye guhera mu itangiye kujya mu byahishuwe noneho nza kubwira mama yarasengaga ndavuga se mama ko biriva mu mukunda abanzi banyu uriya mugore kumwita umurozi nta gihamya ufite wagiye kumusaba imbabazi ngo nenzi ngo wuzuye ijambo naho wuzuye abadayimoni ngo ngaho ujya gusaba y'umugeni ndagenda uwo mugore njya kubimubwira nyine ngo Bibiliya imeze gutya na gutya nyine wowe uzamubabarira ati nge naramubabariye hanyuma ntumva noneho ndimo ndasoma nkumva umutima ugiye nko kubaruka nkumva najya kubibwira nyine abantu batabizi nyine ndagenda njya kwegera umupasiteri wanjye ndabimusobanurira ndavuga se pastor komba numva najya kubwira abantu nyine ibyo nsoma harambwira ngo ni umuhamagaro birongera binyakamo ndagenda ndamureba harambwira ngo ni umuhamagaro ariko nkumva nagamo kunsubiza neza ndavuga akajye kureba kwa reverend wacu ndagenda njya kumureba arambwira ati ni umuhamagaro aransengera ngo ikimana imbwira ngo nkikore noneho numva umutima noneho ari cyamitswe kiri mu byakozwe n'umwice cya 1:8 ngo icyakora muzahabwa imbaraga ngo umwuka wera nabamanukira ngo kandi muzabaga we kumpamya Yerusalemu n'Yudaya yose ni Samariya no kwiza kumera Yesu ndavuga ngo Yerusalemu naho banze kwishuraho nigaga nyine bari bazi ibyo nakoraga mpamagara yo pasiteri ndamwe ati kuwa kane nzabasura kandi ndifuza kuzigisha ati nta kibazo turakwiteguye mpamagara umwana w'inshuti yanjye twiganaga nyine twakoranaga amafuti yose nyine ndamwe ati kuwa kane tuzajye kwishuri gusenga noneho niba yarazi ngo wenda tuje gukora y'urugomo nyine uko twajyaga turukora turagenda tugezeyo ntiyarazi ikinjyanye ngezeyo mbwira dosi wacu ngo dosi ngo uyu munsi turasengana ngo pujyana karamuze usenga ibiki uko bari bazi ibyo nakoraga nyine noneho igihe kigeze baranyakira nyine ngo nigishe ijambo bumva byarahindutse nyine nkomeza kuvuga ubutumwa ku mashuri atandukanye ku bigo by'amashuri bitandukanye nyine hanyuma ntangira kujya no mu matora atandukanye kuvuga ubutumwa nako mu madini atandukanye ndaza kubisobanura nagisa namaze kumenya nyine idini ryaryo n'itorero ryaryo nkajya njya mu madini atandukanye nyine kuvuga ubutumwa noneho umunsi umwe pasiteri wanjye nkazaza ndyama nkabona ahantu njya kuvuga ubutumwa nkagenda nkabimubwira akambwira ati pfukama ngusengere akansengera yamara kunsengera akambwira ngo Imana ibane nawe noneho agahita ahamagara aho ngiye akababwira ngo uwo mwana ntabwo azwi bagahita bambwira ati rero gahunda zahindutse habonetse undi muvuga butumwa bikomeza gutyo noneho umunsi umwe njya ahantu ku rusengero ngeze ku rusengero umupasiteri wo nari nagiye ku rusengero rwe ahamagara uwo mupasiteri wanjye arambwira se umuntu bita runaka uramuzi yamubwiye ubuhamya buteye ubwoba ndavuga burya bwose ni ubwo buhamya bumfitiye ubwo nyine mpita mbimenya noneho nari ndahantu ndimo gusenga umutima urambwira ngo ariko se ngo mwigeze mutunga inkoko iwanyu ndavuga ngo habaga hari isake nkuru mu rugo hari akandi gasake gatoya gatangiye kubika
kakabika iruhande rwayo byagendaga biti ntiyarakaryaga ati iyo kajyaga kure ngo karabikaga noneho numva muri nge ibyo kavuga bikarimo siyo ngibi bikigisha ndavuga se ubundi mamusaba uruhushya nzaza ngenda ntamubwiye aho ngiye ntangira kujya kuvuga ubutumwa nyine ku bigo bitandukanye no mu matora atandukanye kandi batabizi ko nagiye nyine birakomeza noneho umunsi umwe hari umuntu duturanye iyo ngiyo iwacu umugabo aza gukora impanuka nyine akoze impanuka abantu bansaba ko tuzajya kubasura nyine tujya kubasura tugezeyo turasenga tumaze gusenga baranyakira ngo nigishe ijambo maze kwigisha ijambo barambwira ngo twagusaba ukatubera umwana muri urugo ndababwira ngo nta kibazo ubwo mbaye umwana wabo kandi n'ubusanzwe mfite abavandimwe nyine noneho 2020 mukuru wanjye arampamagara kuri telefone arambwira ngo telefone ya mama yananiye ngo kandi arwaye meze nabi noneho mpamagara wa mugore mama yita ko ari umurozi ndamubwira ngo genda ujye mu rugo hereze mama telefone avugane na mukuru wanjye kandi ubwo uwo mugore ajya gweza ama telefone niwe wohereje hembe mukuru wanjye noneho nkunda kubwira abantu ngo ntukarire ubonye wese ari usanga urira ari ukuriza ukabwira umuntu ngo uzibyambayeho kandi wabigizemo uruhare noneho araza ageze aho bita ngaramabwira umumotari ngo arumva iseri imufashe umwana ariterura yikubita hasi barampamagara barambwira ngo umuntu bita runaka uramuzi n'abandi ndamuzi ngo musanga hakoze impanuka ndagenda njya ku bitaro bya Ngarama nyine ngezeyo nsanga yabyimbaganye bakamubaza ngo ndinda akavuga ngo ndi muganga bigeze saa 4 z'ijoro bamatransfer ijya Kanombe tugeze i Kanombe bamucisha mu cyuma barambwira ngo nta kibazo afite dusubira Ngarama ku cyumweru ku wa mbere barazanzamutse ahamagara izina ryo wari umucumbikiye ndamubwira ngo ntabwo ari we ngo none se wowe urinde ndamubwira ni Karamuzi ngo shanga umutima w'urukundo ufite uzakomezanye ngo none se ngo ababyeyi bacu barahari ndavuga ngo ntabahari ngo ikigusaba cyose gikore nti ngo inshuti zanjye ntuzizi ngo ndazigusigiye ngo ariko ngo mbabajwe n'umwana wanjye abarapfuye amaze gupfa byo kurira ntago nari mbifite nyine ubwo amaze ku mwana wa gatatu upfuye ubwo ngubwo mama amaze kumenya ko umwana yapfuye ajya gukubita wa mugore atumariye abana noneho muri umunange yakoraga Rusisi bamuhereza ikibari arazasanga twaraye dushyinguye mufata ukuboko tujya gusaba imbabazi wawe ni mama yakubise nyine abati nge namubare nta kibazo mufiteho turongera tugaruka hehe mu rugo nyine noneho haza umupasteri azana n'amasenge baje gushyingura mukuru wanjye nyine baratubwira ngo Imana yaberetse ko umuntu turaga duturanye ngo tutahimutse ngo hapfa undi mwana bukeye bwaho muri umuntu wanjye asubira ku kazi nkazaza ndyama nkajya nshiguka nzi ngo wabone ngo umunsi y'igitanda nkabyuka nkamushaka ariko noneho nsubiye inyuma gatoya umwana akiri kwa muganga nyine mufite ku bitaro nyine yapfuye nyine urumva mu rugo papa na mama bari babaye nk'abasazi nyine bataye umutwe umwana tuvuka imanga nawe yari ari ku kazi yari ataraza nyine ubwo ya miryango nyine nibo babaye ngombwa ko bakurikirana ibindi bintu byasabwa gukorwa mu rugo noneho tumaze gushyingura umugabo umwe muri abo ngabo nyine bene wacu nyine arambwira ati rero amafaranga yaguze isanduka ambwira mbese amafaranga yose yakoreshejwe n'uwabahaye amafaranga nyine ngo ni ugushaka uburyo uyishyura ngo niba uri bugurisha inka niba ari urugende bite ku mutima ndavuga n'ibyo byose nta muryango mfite ubu ntiturasoza gushyingura nta n'umunsi uracamo barimo bayishyuza amafaranga y'uwapfuye bimeze bite amafaranga mbwira muri umuntu wanjye turayafata turayabishyura tumaze kuyabishyura ubwo nta muntu nahise niringira nyine nahise numva ibyo byose nta muryango mfite ahubwo ariko narabonye wa muryango wo hakurya ubwo impamvu abandi bo hakurya bataje hahise hajyamo korona nyine noneho birakomeza muri umuntu wanjye asubira ku kazi asubiye ku kazi nkazaza ndyamaganya nshiga kazi ngo wabone ngo umunsi y'igitanda nkabyuka nkamushaka nkavuga se ibi bintu bizavamo gute ndavuga nikanje gusenga njya gusenga ku musozi bita Horeb uri Nyagatare babuzi barabuzi mahura we n'umupasteri arambaza ngo uyu musore ngo hari umwana wawe wanyoheretse gupfa ndamubwira ngo yi ngo ko ntagiye gupfa undi mwana kandi ko ari umuntu ugamije kumaho umuryango w'iwanyu ndatahambira papa na mama ndababwa mushatse mwakizwa bambwiye ko hagiye gupfa undi mwana bukeye bwaho muri umuna wanjye anyandikira message nyine arambwira ati nanze kubwira ko ndwaye kugira ngo udakuka umutima nyine atari ko narwaye meze nabi kandi sumamagare aranje anyoreza ifoto y'umukobwa arambwira ngo umukobwa ni nakubwa dukundana ngo myo dutunze ngo uzagiye icyo umuhereza ngo sinimo kuraga ngo ariko niba muka bibaye kuzabikora aranje aramwe ngaho nsengera namusengera maze kumusengera shaka uburyo mushyikaho noneho bamunsangisha i Kanombe nyine ku bitaro byabo mukubisa amaso nsanga nawe yabyimbaganye arambwira ati hari ikintu ushaka kubwira aturabona ngiyewe ntagiye gupfa ndamwanga ihangane ntago uzapfa ko nyene namenye kare ko hagiye gupfa ndi mwana nari naratangiye gusenga nahamagaye n'abandi bantu batandukanye dusenga mu mandi zitandukanye nyine ngo dusenge ubwo numvaga mfite kwizera ko uwo mwana atazajya gute atazapfa uko nabimenye imbere y'igihe nyine noneho tugeze aho ngaho kwa muganga arambwira ngo ikintu nenda bakubwira ngo ngiye agakiza n'amanyanga ngo ndabibaransinga ngo ibintu byo kumwe ntago watereta ngo ibyo n'ubwana ngo washatse umukobwa utereta ugacungura umuryango ndamwanga ihangane ndaza kumushaka nyine arambwira ati basi none n'ubudashaka gushaka shaka umukobwa utereta ati kubera ko nangiye umukobwa w'ungu nkubwira ngiyo nabaga mfite akazi kenshi
namuhamagaraga tukaganira nkumva ndaruhutse ngo ubuse ko ngiye gupfa uzaza uvugana nande ariko ngiye numvaga nizeye Imana numva nta kibazo mfite nyine umwana aranje asezera abantu kuri telefone amaze kubasezera amwe ngo ndapfuye ngo ngiye gupfa ngo ari kuzababara nyine abarapfuye nyine ubwo abaye umwana wa kane upfuye mu rugo urumva nyine ukuntu byari biteye ubwo kandi wibuka ku rusengero iwacu ntabwo nyine pasiteri tubanye neza nyine n'abandi bose bazi ko ndi inzererezi nyine noneho turamanuka tujya gushyingura nyine tumaze gushyingura ya miryango yose buri wese acaho n'undi nyine tuguma muri urwo rugo turi abantu batatu ariko twajyaga dusenga Imana ikambwira ngo nyine ngo ngiye kwiga kaminuza nyine iza gucisha mu muntu arambwira ngo azanyishyura kwiga nyine kaminuza na applyinga nyine mbona ikigo nyine cyo kuzigaho nyine hanyuma tumaze gushyingura mbwira ababyeyi ati rero ngiye kujya kwiga nabonye umuntu unyishyura kwiga papa arambwira ngo akuzi ko abantu biza ari mwenjije ngo urabura gucungura umuryango ngo ugiye kwiga ngo ibintu biraho uzabibwire naho utindahara ndamubwaniye ko mbanze njye kwiga ndagenda njya ku ishuri njya kwiga ahantu Igicumbi muri Byumba nyine muri UTAB kubankurikiye nyine ubwo ngubwo bazi intambara yahabaye nyine njya kuva ku ishuri uko byari bimeze nyine ndagenda ndiga bigeze hagati ariko nsubiye inyuma gatoya muri umuna wanjye akimara gupfa nabonye icyanditswe kiri muri Yesaya 45:7 ngo njye Uwiteka ninjye mu mucyo n'umwijima nkazana amahoro n'amakuba ngo njye Uwiteka ninjye gukora ibyo byose ku 9 akaba ngo utonganya muremye azabona ishyano ngo mbese ibumba ryabazuri bumba ngo urabumba iki numva ndakomeye numva kapfuye kubera Imana nyine noneho ndavuga ko Mana ndashaka kugira ngo nyereke umuntu ukora ibi bintu ninde noneho ndyamye mbona mu nzozi mbwira umuhungu wa mugore duturanye ngo ari kuziko mama wawe ari umaze abana mu rugo baroga arambwira ngo reka ngo niba ari wikorana nawe ntakabeho ndangije ubwo ndavuga se mva mu nzozi ndavuga se ibi bintu byaba ari byo ariko nabwo sinabyemera noneho hashize igihe hari umugore bita ngiye kumuvuga kandi si byiza noneho umugore twajyaga dusengana nyine yari atuye ahantu Kiramuruzi ndamuhamagara ndamwara ashaka kuzazukanye kandi ujya gusengera ariko njya kureba umugore mfite icyifuzo ngo Imana imishire umurozi wari we kuko uwo mugore yari umuhanuzi nyine ndagenda ngezeyo nsanga uwo mugore ari kumwe n'uri mugore mugenzi we uwo mugore mbasanganye ntazi arambaza ngo ye musore ngo ufite icyifuzo ngo Imana ikwereke umurozi ndamubwira kabisa wabimenye arambwira ngo mbikubwiye ntiwabyemera kuko ntiwigeze ubyemera ngo genda nawe Imana iraza kubikwerekera ndataha ngeze mu rugo ngo ngiye iwabo w'umugore ngatangira kumfatafataho ngo nanjye ndabyimbagana meno kuna bari bapfuye bameze ndamwira n'uburyo bwose uraroga ndamwira ariko ngewe ntacyo naba kanjye gusenga mpita mva mu nzozi ndavuga se umugore buryo bwose ni umurozi ariko nabwo sinabyemeresha na kwijana noneho njya kwiga Igicumbi nyine aho nigaga kaminuza nyine ngezeho nanjye ndarwaramira nabi nyine ndabyimbagana ndaza kubereka nyine amafoto y'ukuntu babaga bameze nyine nanjye ndabyimbagana cyane noneho ndavuga nimbwira mu rugo ko ndwaye barapfa mbere yuko nyira ko njya ku ishuri papa ntiyabyumvaga noneho amasomo ndayahagaritse ndakomeza ndasenga haza kuza umuntu arambwira ngo abandi bose barabarozi biremera ngo ariko abasigaye ngo babitongeye papa wanyu ku buryo uzabiyicira noneho ndyamye mbona mu nzozi ngo papa arimo gukubita mama bukeye ndamuhamagara ndambwa se ko nabonye papa gukubita bimeze bite ati ahubwo uri mwiyereko ati iri joro yaranyishe noneho nari maze gukira ndamanuka njye mu rugo ubwo kandi mama ubwo yahukana ntagira se ntagira nyina ntagira musaza we afite bakuru be nyine ni ukujya muri iyo miryango nyine kandi wibuke na mbere yigeze kujya ku bana bo nabo birananiranwa ababwira ngo agiye kwiyahura numva biranshobeye ndamanuka ngeze mu rugo papa kaza yasinze agashaka ko turwana yasinduka akambwira ngo akuzi ko bandoze ngo ujye umunga tutazicana nkamuhunga nkajya kurara ahandi bansabye ko mbabera umwana bwacya nkaza mu rugo gukora imirimo papa akambwira ngo uzi ko abantu basaze ngo barambwira ngo bakwa runaka ngo ubundi se wayo barena ngo behehe ndavuga rero ubuzima ndimo n'igihe ubuzi ubwanjye Imana niyo ibizi hamwe nanjye umuntu abivuga uko abitekereza ko muri Samweli wa mbere hano arimo gusenga ngo iminwa yaranyeganyegaga akijwi nirihinguke amuga ngo uzageze isingwe ryawe ndavuga n'ubundi umuntu wese ubona aramatimba papa arara mu nzu ya wenyine bavuga ko nahungabanye cyangwa nataye ubwenge ndavuga nikanje gusenga njya gusenga ku musazi bita Kanyarira nagiye numva nta mupasiteri nshaka guhura nawe n'ubusanzwe ntawe nari mfite ngenda numva nta muhanuzi nshaka guhura nawe sinzi uburyo nendaga kubona Imana ndagenda ngezeyo maze icyumweru haza umupasiteri arambwira ngo Imana yamubwiye ngasengere ngo njye Kigali nendaga gupfa nararebaga ukajya ndarunguruka kubera nyine inzara nyine ndaza njye Kigali mbana n'abana bene wacu hashize iminsi ndavuga se nk'ahangaha ndakora iki Imana ntimbwiye ko akishijwe simbwiye ko mama asubiye mu rugo nanjye sinsubiye ku ishuri ndongera mfata inzira nsubira Kanyarira ngeze Kanyarira noneho ngezeyo ndyamye umunsi wa mbere nyine mbona ngo mfite umutwe w'ijambo uvuga ngo icyo ushaka ku Mana ngo gikinjwe n'iki gushakaho ndavuga se ubungubu Imana iranshaka hiki noneho ndavuga se Mana ko hadutse umwuka wo gupinga no gusuzugura sho guhamagara umupasiteri ngo ndenda kuza kuvuga ubutumwa nabwo ntabyemere yahanabyemera guheza iminota 2 bizagenda bite Samweli wa mbere 16
ngo Samweli arira Sawuli kandi Uwiteka anze kwa umwami. Uwiteka abwira Samweli ngo uzihembe rya mavuta ngo tume ku Yese Betelehemu ko niboneye umwami mu bahungu be. Samweli avuga ngo nagenda ne, Sawuli nabyumva ko azanyica. Uwiteka aramubwira ngo njyana inyana y'ishashi nugiye uvuga kuza gutamba ibitambo nanjye nzakwe kuzabigenza. Noneho nanjye Imana imishura uburyo nzajya kuvuga ubutumwa. Nkaza kuri izi social media nyine za YouTube nyine. Nkaza nitwaje ko gutanga ubuhamya bw'ubuzima nari ndimo, ariko igendererwa kugira ngo ntambutse ubutumwa nsaza mpanga gutambutsa. Ndabyumva. Ariko nabwo igihe cyari kitari cyo ngicyo n'ubundi nubwo byakozwe nyine nabwo ndaza kubabwira nyine. Hanyuma maze kubyumva ku munsi wa gatatu haza abagore 5 n'umuhungu umwe bameza amafaranga 8,000 barambwira ngo Imana yababwiye ngo hagati y'Ibutare n'Ikigali nshaka honge. Ndavuga ngo Ibutare nta muntu nzi ariko Ikigali hero nziyo. Subira ku bana b'abana bene wacu. Abo bana hashize iminsi imwe arambwira ngo rero ngo ari umwana w'inshi yanyu twabanaga ngo ejo azaza ngo uze gushaka aho ubugiye. Ndavuga noneho ndajya hehera. Kandi ubwo wibuke mama yarahukanye sinzi ngo yahukane he, papa ba mu rugo nta wundi mwana ubaye nta nundi mukozi sinzi ngo abaye hate, nabo ntibazi yomba. Noneho ndavuga se noneho ndajya hehe. Mpamagara umwana twiganaga ndamuba se uracyabaha n'inkuze ati ndagenda ndambwa se arambwa ati reko narengiye gusenga ndamubwa nanjye ibihe ndimo nibyo gusengerwa. Sibyo ko ntazi ngo ndasengera hehe. Ngo mwino mweka tujya gusengera ahantu Kimironko. Tumaze gusenga byari ku cyumweru nyumugoroba barasoza baravuga kwa kabiri bazagaruka. Negera umupasiteri ndambwa se waniza urusengero nkabandimo kwa kabiri mukazahansanga aramwa ntago byashoboka ngo tuhakora turi amatorero 2. Ndibaza se noneho ndi burare hehera. Noneho bose batashye ndimo kumanuka mura n'umugore arimo gusabiriza muha amafaranga 500. Nyamuhereza nekereza umwana duturanye mu Mutara utuye uri Kigali nyine. Ndamuhamagara nambwa se uracyabaha n'inkuzi ati niho ndi. Andangiraho urufunguzo ruri ndagenda ndafungura ndaryama ngeze ku gitanda numva maratangiye kwigoronzora. Ndavuga nk'ubu ngubu nguye muri inzura kamfe kubirya. Ubwo yari yatetse ibirayi kandi ibirayi sinajyaga mbirya nyine hari umuntu ugeze kutubwira ngo babifumbiza mu ruhengeri guhera ubwo ngo ndabizinuka. Ndavuga nibyo uwo n'umwiryo kamfe kubirya. Nkozemo numva ari mu rusenda. Ndavuga ati tayari noneho karashobotse. Urusenda sinjya ndebana narwo. Njya kunywa amata maze kuyanywa numva nahana nkoze. Wa musore araza turaryama buki arambwira ngo rero ngewe sinjya njya hangaha ngo njya ku kazi nguze gushaka uburyo wiyaranje. Ndambwa nta kibazo nkafata telefone nkavuga se mu bantu nziranye nabo nabura umuntu unyereza 1,000 nagera kuri nomero y'umuntu ngiye kwihamagara umutima ukambwira ngo ushobora gushaka umuntu ukamubona ariko icyo umushakira ntukibone. Noneho atari ukubera we cyangwa atari ukubera wowe ahubwo bitewe n'ibihe mwese murimo waba utari mu buntu bw'Imana bikagusha ngo yanze gufasha. Ndavuga se ubundi wamugane ndapfukama navuga se Mana kushoye byose nakuna abona amafaranga ntayasabye ndangije ndahaguruka. Noneho nigira inama zo guhamagara abana nziranye nabo batuye muri Kigali nkajya mpamagara umwana ngo bite byawe runati ni byiza uri mu rugo ngo nkusure noneho atari muhe mufitiye ahubwo mva ngo ngezeyo ngasanga bihe nakwirira ko byabimaze kujya mu masaa 5 saa 6 aho ngaho uwo nkoze hatereka kada none akaba ari umukobwa nigeze kujya gusura aramwe tuguhereza iki ndambwa ntacyo nshaka ndavuga ntwasuye kumusura wenda azana ya miteto uko yakoraga hano mu restaurant nyine. Noneho ngiye nafite gahunda ndamuka mbonye ibyo kurya ndajya gusenga ndagera ngezeyo nsanga umukobwa ahakorera harakinze negera ku rusengero turasenga amaterano atangiye umutima urambwira se wagiye gushaka ibyo uza kurya ubungubu mpaka bakira ijambo bikomeza birwana nyine umutima umbwira ngo sohoka wumva ngo uburetse bacyakira umupasiteri arambwira ati ye musore ati haguruka ati Imana inyeretse ubuzima urimo kugeza no bwakwira buzi icyo urya ngatari uko muyibuze ngo ni ishuri urimo ngako muraryiga neza ngo Imana yegetse guhereza itiki ngo amaterano nasoze kundeba amaterano nashoje ndajyana mureba ameza amafaranga 20,000 na babandi bose bagiye bumva uko bimeze buri wese agenda asuhuza afatisha nyine ayafatishije nyine. Noneho hari abana nari nziranye nabo batuye muri Kigali bapfundikanya bari badafite n'akazi nyine mfata kuri amafaranga bampaye buri mwana wese ngenda muhereza nyine bishuti zanye nyine maze kuyabahereza ndavango yanga arangiza mu rugo nyine itikira irangiza mu rugo ndagenda ngeze mu rugo nsanga umusaza yabaye umusinzi nuko arakinguye batwaye ibyo bashaka n'ibyo bakeneye ndagenda njya mu nkangurisha inka nyine yo nari mfite maze kuyigurisha ndagenda nishyura ahantu mu restaurant ndababwira ngo papa naza asinduka mugiye mugaburira andi mafaranga ndayafata nawe akajya kuraba mama aho yahukaniye ngenda avugana nawe ndagenda mushyikaho maze kumushyikaho aranganiza arambwa ngo abantu babana ngo bananiranwe ngagiye gushaka uburyo ajya kwicumbikira ndavuga se umuntu yicumbikira afite urugo mbimwemerera ku munwa ho umutima bitariyo ndavuga kanje njya gusenga ahantu maze kuhagera gusengera aho hantu nyine nsanga umuntu amo gutanga ubuhamya ngo umugore baramuroze akajya yirwa samana n'abandi bagabo yagera mu go bikabinambara ngo umugabo aramukubita arahukana uwo mugabo arangije kubitekeza pasiteri Imana muhishura ibyo ari byo aramubwira ati mereza nomero z'umugore wawe arazimuhereza aramubwira ati ni pasiteri runaka ati nagushakaga umugore azaje kuri pasiteri ahageze ahasanga umugabo we abaza pasiteri ngo inyakazezere irakora icyangaha pasiteri we se murapfiki ati nanga imbwa y'umugabo wanjye runaka akimubwira ngo yanga umugabo we runaka pasiteri aramusengera akimusengera abadayimoni bamwivugiramo nyine ngo yamufashe umusatsi
n'ubutaka bwo munsi y'ikirenge amuroga kumuzinitswa umugabo we barasenga bimuvamo bimaze kumuvamo abaza umugore ngo niko madamu ukuntu umugabo wawe ngo gusa urumva wakwanga umugabo wawe nanjye ndavuga na ahantu maze papa na mama ikimana yakora naga abantu baba bamaze kumara abana ngo nabo ubwabo bamarane kubera mama yumva ibintu byo gusenga kandi twaranasenganaga ubwo ngubwo kandi urebe kuntu idini nyine Imana izarigendera nyine mama amaze kwahukana benshi bamuciragaho urubanza mu bo dusengana nta numwe wigeze ujya kumusura aho yari yarahukaniye kandi twarasenganaga noneho nkajya njyayo nanjye ubwanjye ntago banankwikanye ngo bamenye amakuru yanyu uko bimeze noneho ndangije nanjye ndavuga nzahamagara papa na mama nyine baza aha ngaha nabo basengere mama yumva ibintu byo gusenga nyine ndamuga uzansangana mo gusenga dusenge tureke Imana yakora mu rugo ati papa kubera adakijijwe ndavuga ngo nimubwira gusenga ntago ari bubyumve ndamubwira ngo ndarwaye Nyangatare ejo uzaze kundeba umutima ujya mu mutwe kumva ko ndwaye kandi ari we asigaje numva ari ngiye uzacungura umuryango bose baraza barahahurira mama kubisa amaso papa asubira inyuma akajya mbaza ngo uwo nizo nti arangije ajya kwiruka mugenda namwe icyatumye mbahamagana kirakemuka pastor araza aramuganiriza asa nk'utuje gakeya pastor yegera papa ati se muze abisha abana ko bashaka kwica wakijijwe ati yo mfise ubundi maziki ko wabona abana bagushyingura wabona ushyingura abana ati se wakijijwe ati nago nakizwa ndera nka muhogo ngo mwege mukizwe mu bishoboye muhoga batayizi n'umwumbati nyine noneho aravuga ngo we ntago yakizwa baramwinginga arabyanga barambwa ngo ushaka kubyumuganiriza niba ko tumusengera byose birakemuka nawe ngo nkubwire nibyo gukizwa n'ushaka kubireke reka gusengera witahira ati yaba nibyo agipfukama bakimusengera bimuvamo bimaze kumuvamo baramubaza mwese muze uremera gukizwa ngo se numva wabyanga arapfukama aramusengera ariko ntabwo yarakijijwe kandi nanjye ubwanjye ntabwo nari nkijijwe icyo gihe ndaza kubasobanurira gusa nari niyizeye Imana kandi naniringiye Imana noneho birakomeza noneho ngeze mu rugo ntangiye gutekereza uburyo nzajya gucyura mama gaye mama aho yabaga barambwa ntabwo bazi yabo ngo kumucyura ndabisubika njya kumushaka ahubwo ngenda muhamagara kuri telefone nsanga bamukazu gafite icyumba kimwe na saro harara kumukeka ngo yawuhawe n'umuturage ndagenda muzanira umufariso ndambwa siko papa yakijijwe atazenya gukubita waje tugataha ati sinakunya gutoka bwose zikamariya abana genda ubaneyo naso kuri rambura buturunge nago nahaba ndagenda mbwira papa se ahantu wahite tukahimuka ko bakubwiye ngo tuhagurishe bakabwira abana bose ko barinze bapfa barabikubwiye waretse tukahagurisha ataha nago nahagurisha nahashyinguye data amashyinguye abana banje nanjye ntunzago ndangije fata telefone mamagara wa mugore umurozi nyine ndambwa no bizi ko kuva kera ntigeze nemera kuroga nariko maze kubona inzozi muri ubu buryo amaze kuza abantu batandukanye bapimbwira wakihanganya ukabireka akupa telefone akubye telefone mpamagara umukobwa yenda imutekereza umukobwa we ahamagara nyina ahamagaye nyina araduhuza mbibasubiriramo nyina arambwira ngo ubwo nawe agiye mu bapfumu ngo komanyoko akupa telefone amaze kukupa telefone mwandikira message nyine ndamubwira ngo abanyarwanda baravuga ngo umuntu agushaka kwanga wowe ukamuhisha kubizi ntariko barakore suko bigenda mwandikira icyanditswe cy'umureze Ezekiyeli 3:18 ngo nimbwira umunyabyaha ni gupfa ko azapfa nawe ntumuburire cyangwa uvugane n'umunyabyaha umwihananiza kuva mu nzira y'imikiza ubugingo bwe uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye ngako nzabaza amaraso ye ngariko nubura umunyabyaha nave mu byaha bye cyangwa mu nzira ngo azapfira mu byaha bye ngariko wowe uzaburokoye ubugingo bwawe mwandikira n'ikiri mu Matayo 18:15 ngo mwene so nakugirira nabi umenye cyake mwiherereye nabyemera uzabonye mwene so natabyemera muteze undi cyangwa babiri ngo natabyemera ngo mushyire mu itorero ngo nataryumvira zakuye umukoresha w'ikoro cyangwa umupagani ndamubwira ngo ntako nakubwiye igisigaye njya kubibwa pasiteri wawe nawe arasenga no mu rusengero noneho birangije mu gitondo ihene yabiza mu murima wacu ndazamuka njya kubabwira ngo baze bayikuremo we n'abana be baranuka biteye ubwoba kanze nkumvishe wumve abarokore bariho muri iyi minsi kanze nkumvishe rwose kandi ubwo yari yarasengaga ku rusengero wenda afite n'imirimo yashinzwe ntawamenye mva nawe kuze wumve yaze nukuri zamura kawadi ndabyumva
none se uyu muntu yarasengaga koko arasenga n'ubu kandi nawe azi ko akijijwe nawe ni umukirisitu nyine n'umurokore noneho amaze kumbwira gutyo urumva amaze kumbyinirira nyine urumva ko hari ibibyiniriro nyine yego noneho ndavuga se ngiye Bibiliya nabwiye ko nayisomye yose yego ubundi n'urugendo rwose ngiye gutanga rw'ubuhamya nafashijwe no kuba narasomye Bibiliya nyine noneho ndangije ndavuga se muri Matayo 2:13 ko ngo marayika w'umwami Imana abonekera Yosefu mu nzozi ngo hungisha umwana na nyina kuko Herode yenze umwana agamwica yego ndavuga n'ubundi Satani arahiga mama nanjye ariko mbigereranya urumva ndavuga rero nanjye ngiye guhunga kandi ubwo ngiye guhunga nta mwene wacu ngiye kujyayo ntajya kumubera igisitaza nkajya ku musozi nkasenga nakumva ameze nabi nkahamagara nk'umwana w'inshuti yanjye nkamubwira ngo ejo zagusura atari uko mukunze cyangwa numva mukumbuye ahubwo ndambiwe imbeho yo ku musozi nkagenda nkaba ndi kumwe n'uwo mwana iminsi 2 yashira nkongera nkasubira ku musozi ntamenye naho ngiye ubu n'abantu benshi bazatungurwa kumva ubu buhamya kuko ntago bari babize benshi nyine yego usibye ko n'igihe nigeze kubitambitsa ku zindi channel zitandukanye nyine noneho naba ndambiwe nyine kuba ku musozi nkagenda mucishamo nkajya gusura bene wacu batandukanye nabasura nkararayo nk'iminsi 2 nkongera nkisubira ku musozi gutyo mba muri ubwo buzima nese ubwo wiberaga ku musozi nyine witwa ngo gusenga ariko warahunze nkitwa ko ndimo gusenga ariko ariyo geto yanjye nyine ubwo nubundi nabaga nifitiye inkoni yanjye nifitiye igikirangiti uwo mubyeyi wawe undi wasabye ko mubera umwana yampaye n'akadomara k'amazi n'agacupa k'amavuta mbese nagendanaga urugo rwanjye ku mugongo ubu imisozi yose basengeraho inaha mu Rwanda hafi ya yose ndayizi bitewe nyine ko ariyo mageto nyine nabagaho nyine none se wenda uretse n'icyo cyo kuba wenda rero wabuze geto undi wabaga ufite ikihe cyifuzo mu gihe wabaga uri kuri iyo misozi icyambere cyo nakubwiye ko namaze kumenya ko nta muryango mfite nyine mpagaze nyenyine nta nundi ngomba gutera agahinda nyine nzi ko Imana izajya guteza ikagira ikikora nyine ndimo gusenga nyine ngo Imana igiye guteye bisobanure nyine umusaza yemere ko tuhimbuka cyangwa nyine n'izo mbaraga zose zitesha agaciro noneho birangije haza kuza umugore ansanga ku musozi arambwira ati kugira ngo uzaze ujye urara kuri uyu musozi wenyine ejo inyamaswa zahagusange waje tukajyana mu rugo ukaba ari huba noneho muri Samuel wa mbere 38 ngo Dawidi ahera kagisha Uwiteka inama ngo nkurikirize ingabo Uwiteka amwe ngo ziguhikiye kutazabura kuzifata kugarura byose ntamwe nanjye ndabanza senge mbaza Imana ibyo ari byo umugore aragenda noneho ndaho ngaho haza kuza umugore arambwira ngo Imana iguhayeho kuba ndavuga nubwo si hahandi wa muntu yasabaga kubayo ndamuhamagara ndambwira ati uraze se ati ejo nzaza ndagenda njyayo maze gushyika muri urwo rugo rw'abo bantu nyine Imana izabahereza umugisha nyine ubwo nabo barizi nibakurikirana ubuhamya nyine yego maze kugerayo ndaruhuka nyine ku misozi n'ibiki byose noneho muri migani 17 inshuti zikurana ibihe byose ngari ku muvandimwe avukira gukura abandi makuba ndavuga ngo inshuti ndazifite ariko abavandimwe nibo babura uwasubiye ko corona yari maze gushira nyine uwasubiye Uganda kuko nyine abo bana bo tuvukana nyine mwe yapfuye mu kwa 8 unapfa mu kwa 9 2020 nyine ndavuga ntubundi uwasubira Uganda ahandi nabonye bene wacu nyine bo kwa nyogokuru byara papa kera papa yajyaga asinda akavuga bene waho bari batuye nkagera none nkababaza hari abantu yajyaga avuga amazina nyine nkababaza abo bantu niba babazi nyine ndagenda ajya Uganda mbaza nyine urugo nagezemo nyine uwo mugabo nawe Imana izamumera umugisha ngezeyo ndamubaza se umuntu bita runaka na runaka batuye Bukanga urabazi atabo bantu nago mbazi atariko arabakurya hari umugore w'ubwoko bwanyu nyine wagenda ukamubaza ukumva ni wari uwo banyu ndagenda ndamwibwira numva nawe aranyibwira nyine numva ndamumenye noneho ndamubaza se abantu bita runaka na runaka urabazi atabo bantu nago mbazi atariko Bukanga hari umuntu bita runaka wagenda ukamwibwira ukumva ni wari uwo banyu ndagenda njyayo ndagenda njya kubwira wa mugabo mbana nawe ndambwa se umuntu bita runaka uramuzi ati uwo mugabo maze ndumva asa nk'umuzi reka dushaka inomero ze arazishaka aramuhamagara aramubwira ati umuntu bita runaka wari runaka uramuzi ati ndamuzi uwo musaza natwe twamushyinguye avuga sogokuruza ati maze umwana wanyu yaje abashaka heri wacu ejo nzamukohereza ndagenda uwo mugabo mushyikaho ndamubaza se umuntu bita runaka uramuzi ati uwo ni murumuna wanjye ndashaka ko ariho unyohereza ndagenda njya kuri uwo mugabo nyine uwo nguwo naje shaka n'ubundi nabo baranyishimira uwo mugabo ampuza n'undi musaza uwo musaza nawe yaje kumereza ikimasa nyine nawe Imana izamuha umugisha nyine noneho numva nawe ko ari umuryango nyine noneho nyiri kuri uwo nkiri iyo ngiyo papa arampamagara kuri telefone arambwira se uri hehe ndambwira ati ndi kwa runaka ati gira hirya nkubwire arambwira ngo yareye kwa sekuru byarase ngo sekuru aza gushaka undi mugore uwo mugore ntiyabyara muri urwo rugo azana umwana w'umukobwa babonye ko sekuru aramutse apfuye umutungo waragwabo ngo niko kuturoga ati bya bisazi wabonaga narasaze kera naruzwe na mukasogokuru ati kandi abo ngabo urimo nyine ubabyara yavukana na mukasogokuru ati kandi umukobwa mukasogokuru yasize nawe aracyari iyo ngiyo niyo mpamvu naze kubabwira bene wanyu ngo mutazabajyamo bakajya mu mwaje kuburana ibyo twasize ndavuga noneho ngeze Sodoma n'Igomora mpita mfata inzira njya gusenga ku musozi bita Prayer Mountain w'Ikampara ngeze Imana ivugana nanjye ko mama agiye gutaha ndataha ngeze mu rugo
mama nyine nawe yumva nyine geto yari imaze kumurambira nyine, ndamuganiriza ubundi najya kumusura akambwira ngo utambwira gusubira kuri ambura buturo utanambwira naso, byose yarabizinutswe, yari yarazinutswe papa yaranazinutswe naho dutuye. Nge ndamuganiriza numva arabyemera gutaha, ndambwira imiryango imwe mikeya, mbwira na papa nyine ati mama arayemera gutaha tuzajye kumucyura, atuzagende ngewe sinigeze mukubita no kubeshya nyine, kuko n'ubundi nge njya mugarukira nawe si yari wenyine nibyo bamukoreshaga. Noneho mama ndagenda ndamucyura, maze kumucyura agaruka mu rugo nyine, papa arambwira ati rero niba udashaka gushaka ati ngiye kwishakira. Ndavuga se ndashaka ndahera hehe, wamutuza hehe se ahubwo nyine ko ari intambara mu zindi. Arambwira ati se niba udashaka gushaka uza butera amada ngakobwa bose buzuye aha. Ndambwa se naguzi ko nyijijwe ngo harya. Noneho birakomeza nyine, hashize igihe aba yinjiye umugore, amaze kwinjira umugore birongera birazamba. Na mama yagarutse ahita yinjira undi mugore, ibintu bikomeza kuzamba. Noneho akaza gukodesha ubutaka akagurisha nk'uko yiboneye. Ndavuga noneho reka njye mu buyobozi, kera najyaga numva kurega umuntu nyine ari icyaha. Ndagenda njya mu buyobozi nyine ndabahamagara n'abandi bantu batandukanye babijyamo nyine kugira ngo babagabanye nyine. Barabagabanya bavuga papa azaza akoresha ahangaha na mama akoresha ahangaha. Ndavuga noneho ubwo mama yaragarutse mu rugo atari muri ghetto, nanjye kanje gushaka iki imibereho. Noneho ndangije kwicaza papa ndamubwira ko nyine twajyaga twicara nyine akanuka nyine akamvuma ko tugenda ntacyo uzigezaho ibyahe n'ibyahe, akambwira nyine amagambo ababyeyi bajya babwira abana babo nyine bitandukanye. Noneho maze kwicaza bamaze kubagabanya, papa ndamuhamagara turiherera, ndamubwira rero kuko papa atinya imanza, atinya umuntu umutumira abantu, kuko umubwiye ngo uramurega n'ubwo ati ndaguhereza inka kutandega. Ubwo nyine byaramubabaje nyine, kuva kera ajyaga tubwira ati ntinya imanza, muzirinde imanza mwabana. Papa ndagenda ndamuhamagara turi twenyine nyine babantu bamaze kubagabanya nyine ubutaka nyine, ndapfukama musaba imbabazi, namwe ngo mbabarire kubyo naba nakoze bikakubabaza nyine, we urabizi ko utajya buri kimwe cyose namusaba imbabazi nyine za buri kimwe cyose. Arambwira ngo ndakubabariye. Ndamubwira rero ngiye kugenda nsabira umugisha, ati Imana iguhereze umugisha zabane nawe. Noneho ndavuga nti rero ubwo ngubwo ako kajagari kose numva kamaze kujya ku ruhande. Ndavuga noneho ibyo kwiga ntabwo bikiriyo, kanjye Kigali hari umuntu mwene wacu nyine yari yarakoze ubukwe, naratashye ubukwe ko ntarajya kubasura nyine. Noneho ndagenda njya kubasura, ariko mfite gahunda ndamuka maze kubasura ndakomezamo nge ahantu ku mupaka wa Rusumo nyine, hari ahantu nendaga kujya gushakira ibiraka nyine, nuko niyumvagamo muri ngewe nyine. Ndagenda maze gushyikayo muri urwo rugo ndabasura, nza kubatekereza nyine ukuntu ubuzima bumeze nyine. Noneho nsanga muri urwo rugo nabo bari bafite ikibazo ko uwo muntu nyine adafite umuntu babana, kuko umugabo we atahaba kenshi nyine. Ubwo urumva uwo nguwo abanye babana, nanjye mbona aho ncumbika, turabana tubaho ngaho nyine. Igihe kiza kugera nyine nkiri aho ngaho nyine, umugabo mushiki wanjye we yarashatse nyine. Hanyuma umugabo we aza kumpamagara nyine, arambwira ngo ashaka ko tubonana. Turagenda turaganira, tumaze kuganira arambwira ati washatse perime, nubura mukubonye perime kutabura akazi. Ndambwira nta kibazo. Arambwira ati maze ndaza gushaka ahantu nkwandikisha, amafaranga yo kwandikisha ndaza kuko yagutangira, wowe uzashaka amafaranga yo kujya gukora provisoire. Ndamubwira ngo nta kibazo. Ariko ubwo ngo nsubira inyuma gatoya, naje kujya gutambutsa ubuhamya kuri ntuza nyine kuri za social media, nkurikiranwa haza gukurikirana umugore nyine atuye muri Amerika. Imana yo mwijije izamuhereza umugisha kabisa, afite umutima w'Imana. Uwo mugore yaramamagara ngo ati ubuhamya bwawe bwamfashije, ati ndashaka kugurira fanta. Anyoreza amadolari 250. Ndagenda bamereza 250 byinaha. Hashize iminsi anyoreza amadolari 50. Njya gucyura mama amereza amadolari 100. Mama yaratashye anyoreza amadolari 120, arambwa ngo mereze 30 papa mama ajye kugura umwenda. Mbese ambera nk'umubyeyi, iyo misozi yose nirukangaga urumva nta kazi nari mfite, ariko nabona gukongeyo bitewe Imana yaracinzira zitandukanye. Nkazaza ngenda njye gutyo bisanzwe. Noneho umugabo arambwira ati rero ndaza kukwishyurira amafaranga ya provisoire nyine, atuze gushaka ayo kuzagira gute, ayo kuzajya gukorera nyine provisoire nyine, yitike nyine gutwara nyine kujya gukorera provisoire. Ndamubwira nta kibazo. Noneho arambwira ati ngiye kohereza ibibazo basoma nyine ibyo babaza nyine, arabinyohereza. Byari kuwa gatatu, twahuye kuwa gatatu nyine, arabinyoherereza ku cyumweru. Ku cyumweru arambwira ngo nibwo nzakora. Ku cyumweru yambwiye ngo nibwo nzakora. Ndakomeza ndabisoma nyine shyizeho umwete, ariko bari barambwiye nyine ko nzakora Nyamasheke nyine. Ubwo umugabo nyine
hashize umwanya nyine twahuye nyine arampamagara kuri telefone arambwira ati rero ahantu hose imyanya yuzuye ahantu hari umwanya ni Nyamasheke. Ndamubwira nti rero nubwo ari Nyamasheke ati kujya yose n'amafaranga ngahe, arambwira ngo ni 30,000. Ndamubwira ngo ni umugambi w'Imana, weho nyandikishayo Imana ntizabura uko ibigenza. Anyandikisha Nyamasheke. Twahuye kwa gatatu barambwira ku cyumweru nibwo nzakora ikizamini. Umva mu mutwe wenyine Imana ntacyo nyirenganya ku mutwe nyine yamaye umutwe nyine. Ndabisoma ibyo bibazo babaza ndasoma numva nabyumvishe numva n'ubwo nshatse najyo nkajya gukora. Noneho ndangije hasigara ikibazo cy'itike nyine. Nkafata telefone mvase 30,000 bunabura umwana mbiguza. Nkafata telefone najya guhamagara. Nkavugana none umuntu ashobora kumvira ubusa nyine. Kuko abantu benshi hari abantu benshi biri batungure nyine, hari abantu bazi ko mfite akazi nyine cyangwa nkora nyine. Hari nabazi ko ndi umusirikare. Hari ukuntu Imana igushyiraho ka rubanda ariko kakurinda rubanda. Noneho ndangije nkavuga se 30,000 burangiye nkumva nyine ningira umbisaba ari bunshishemo ijisho nkumva cyangwa atari bunayame nyine. Njya gusenga mvase Imana kushoboye byose nakuntu abona amafaranga. Nuko nasenze n'ubundi. Wa mugabo nyine wa mushiki wanjye anyoreza amafaranga 10,000. Ndavuga ngo ya mafaranga atangiye kuboneka. Wa mugore uri muri Amerika ndamuhamagara ndamugani rero hari umuntu wanyemereye gukorera provisoire aranayanyishyurira ariko ayita ikizangezayo ntago nyafite. Ati ni 1000 bingahe ndabimubwira. Arambwira ati uzamvugishe kwa gatanu. Kwa gatanu bigeze ndamuhamagara arambwira ati twagize ibyago twapfishije umuntu. Urumva ntibikomeye. Ndavugana ariko niba ari Imana nyine yari ari mugambi w'Imana nzajyayo nyine. Noneho ku wa gatandatu wa mugore arampamagara arambwira ngo uze kureba kuri telefone nakoje $50. Baragweza amafaranga 35,000. Ndagenda. Noneho ngeze mu nzira Satani atangira kumbwira ngibaza ariko ugeze Nyamasheke ukanayibura perime. Buriya Satani akamubwira abantu bazadukurikira. Buriya Satani nta kangwa n'amasengesho wasenze nanubwo kangwa n'indirimbo uzi nanubwo kangwa n'umuryango utunkamo. Ahubwo kangwa n'ijambo riri muri wowe. Noneho nanjye numva umutima urambwiye ngo ariko nimbura provisoire nzabamenye na Nyamasheke n'ubundi ntaho nzi. Ubwo ngiye nafite ikize yuko nimbura provisoire ndamenya Nyamasheke. Noneho ngeze Nyamasheke ikizamini nyine ndagikora mbona 18 kuri 20. Ndataha ngeze mu rugo hahanda ho nabaga nyine. Biza kuba ngombwa ko bambwira ati rero ntago bishobotse uze gushaka aho ubugiye. Ndababwira nta kibazo. Nza gusenga nyine harundi mugabo nyine naje guhura nawe Imana izamumira umugisha nawe ariyize nyine. Wamfashije muri ubwo buryo bundi butandukanye. Noneho ndaho ngaho ndavuga nka buriya yo wasomye Bibiliya birakorohera. Ibintu bikubayeho nta gushyira ikibazo ku bantu ngo ubusinga umuvandimwe yakwirukana umuntu. Ahubwo na Eliya akagezi karakamye nta zindi complain ahubwo nukuvuga Mana uranyerekeza he noneho ngo unerekere hehe. Ndatangira ndasenga Mana nyereka no handi bujye kuba. Noneho birangije nza gutekereza umukecuru wari utuye iwacu twari duturanye nyine. Yabanye na papa neza babana neza mu buryo bushoboka. Papa yari yaramuhaye inka ayihereza n'umuhungu we. Ndavuga nawe icyonzi cyo mubonye uko biri nkabitekereza yamfasha. Ndagenda njya kumureba ndamutekereza hamwe ugenda uzana imyenda yawe uzubaha ngaha nyine. Maze kuhagera nyine nisanga ari no mu rugo nyine numva ndanezerewe banyakirana umutima mwiza numva mbese ndi umuvandimwe nyine wabo nyine mbese nanjye niyumvamo ikaze muri urwo rugo nyine. Numva ndatuje ndabohotse nyine. Noneho bishoje nza kujya kuvuga ubutumwa Uganda nyine. Ngiye kuvuga ubutumwa Uganda nza guhurirayo n'umukobwa mfata nomero ye n'abafata iyanjye. Tukajya tuvugana kuri telefone. Wibuke kera mukuru wanjye ajya gupfa yarambwiye ngo abajwe n'umwana we. Noneho ubwo ngubwo uwo mukobwa aza gusura wa mukobwa mukuru wanjye yateye inda. Uwo mukobwa yateye inda afata telefone y'uwo mukobwa areba ifoto yanjye ko twari twariganye. Amubonye aramase runaka uramuzi ati turaziranye. Ati se mukuru we bita runaka uramuzi ati ntawe nzi. Ati sikari we wanteye inda ari we papa w'uyu mwana ati reka ati wamaye nomero za Karamuzi arazimpereza. Amaze kuzimuhereza nyine arampamagara arambwira ati muyundo twarabyaranye umwana wanyu afite imyaka 9 nyine arahanga muzaze mumurebe nyine. Numva ngize amashimwe nyine mbibwira nabo ngabo tubana nabo baranezerwa. Ubwo urumva Imana nabwo yanshubirije muri cya cyifuzo. Noneho ndangije maze kumenya nyine ko umwana hari njya kureba nyine n'umukobwa nyine turaganira ariko nyine numva ari ibintu bisaba itike nyine urumva ubonye umwana ntago apfa kumujyaho imbokoboko. Ubu nyine ndimo ndashaka itike cyo kuzajye gute nzajye kureba uwo mwana. Noneho ndangije nkiraho ngaho nkajya njya gusenga ahantu nyine hatandukanye. Iyo ndi muri Kigali nyine noneho njya gusenga ahantu mu rusengero. Ngeze mu rusengero nahamagaye umwana w'inshuti yanjye twiganaga. Ndamubwira se kumba numva nabuze ahantu ho guteranira bimeze bite. Arambwira tuzaze ku rusengero iwacu ndahagushimiye uzaze ariho uteranira. Noneho ndagenda ngeze kuri urwo rusengero. Uwo mupasiteri arambwira
yarampagurukije nyine ambwira bya bindi bakubwira byose nyine abahanuzi nyine nkumva nibyo arangira namwe ngusaba gusaba Imana ngo iguherezeho guteranira ati nahangaha ameza cya cyanditswe cyumi Yeremiya nyine ngo niba ushaka ko tujyane ngo ndakubohora nyine nanjye numva ndamunezerewe bitewe n'ukuntu yabimbwiye nyine nkumva nibyo nyine noneho ndangije nkazaza mpasengera nyine noneho mu kuhasengera umunsi umwe aza gukora ibintu nyine numva hari ibintu njye buriya hari amato n'ubundi nari umunyabyaha nyine ariko nakijwe ku itariki 12 z'ukwa 11 2024 nabwo ndaza kuhagira uburyo byagenze nyine noneho uwo muntu yakoze hari ibintu yakoze numva ntago bihamanye n'umwuka wanjye ko ari iby'Imana nabyo umuntu wigisha yihimbaza bati ngiye mfite umwuka w'Imana ati nkoreshwa n'Imana mbese numva nyine arimo arasa nk'uwikakaza kandi narasomye Bibiliya nkumva ba Daniyeli ibice 2 nyine 30 ngo ibyo bihishwe sinabihishwe nuko n'umunyabwenge kuruta umuntu wese uriho ngahubwo no kugira ngo umwami amenyeshwe ibyizo zizi ariko nkumva ngo warumva ko hari ikintu ashobora kuba arusha abandi kubo ibyo bintu abikora nyine numva nabyo sibyo mbonaho Petero yavuze ngo mudutumbirire iki nka hari imbaraga zacu ngo kandi iyo mureba kandi muze kwizera izina ryawe niryo rimuhaye imbaraga ngo kandi kwizera hawe n'uwo ngo mukije rwose imbere yanyu urumva nabo ntabwo bamo kubyihimbazanya nyine nkumva abandi barakora ibihabanye n'ibyo ngibyo nabwo numva ndahava nyine nisubira aho ngaho nkomeza nkajya nteranira aho mbonye nyine ku cyumweru ko nafite itorero nyine noneho ndangije hari abagabo najyaga nkurikirana nyine b'abakozi b'Imana nyine ariko ubu ngubu usibye ko ntajya no muri ayo matorero yabo nyine namaze kumenya ukuri gufatika ubu nanjye nitaga ko nkijijwe kandi ntarakizwa ubu hari abantu benshi naroze ubu ngubu mbonye umwanya wo kujya kubarogora abantu mu madini bigisha agakiza ko ari ukureka ibyaha ukazajya mu ijuru niko idini niko ryigisha niko bazi ko ariko gakiza noneho ndangije mpamagara umupasiteri umwe mubona yaga nkurikirana nkumva turahuza nyine turigisha bimwe nyine ngo numvaga duhamanye umwuka wanjye n'uwe turi bamwe nyine ndamwandikira namubwira ngo rero nifuza ko wambera umubyeyi turaganira nyine arambwira ati rero mba ndi busy tuzabonana mu wundi mwaka mu kundi kwezi ndongera nandikira undi umupasiteri nyine nawe arambwira ngo tuba dufite list y'abantu benshi ntago wabona umwanya nyine uzajya uburyo wavugana twabonana nyine atari tuzabonana nyine utagira ikibazo nandikira undi mupasiteri we ntiyanansubiza noneho ndangiza njya gusengera muri itorero n'ubundi niryo nasengeragamo muri iyi minsi nagezeho mbona umugabo wahaciye bugufi n'umugabo wiyoroheje kuruta abandi bagabo bose nabonye basenga b'abapasiteri nyine mfata inomero ze arazima tukajya tuvugana kubera yagiye kuvuga ubutumwa ahantu hatandukanye tubura umwanya wo kubonana nyine ariko n'ubundi nagize amahirwe kuko nza kubonana n'umwe muri bo nari kuyobora kurutaho noneho ndangije bwo numvaga mfite ishyaka ryo gukorera Imana ariko ntazi uburyo narikorera n'itorero naba ndimo bya bintu ngo kugira umubyeyi wo mu mwuka nyine nkumva ashaka umuntu wandera nyine bikira aho ngaho nyine noneho ndangije nza kujya najyaga nsengana n'abantu nyine aho ngaho ikabuga nyine tugasengana mu byuma bitandukanye nkumva abantu bamwe barasaba imbabazi nyine ngo Mana mbabare gusambana nkibase umuntu asambana akijijwe bikabaho urumva umuntu asambana akijijwe bikabaho nyine ntangira kubacira imanza nyine bisanzwe nyine ngewe byabende bajya bakoyaho nyine ngo barimo baratura ya ntago najyaga njya gute ntago najyaga natura urumva bikomeza gutyo nyine nanjye nkipinga abantu nyine nkibapinga nyine ko ntamenye umuntu usobanura ibyo ari byo noneho ndangije nza guhura n'umukobwa twahuriye ku gitabo cy'umugenzi nyine akuraho nomero yanjye aza kunyandikira arambaza ngese ngo waruzi ko ijuru ridakorerwa ndamwikiriza ngo yego ndamwiga ngo yego ntago rikorerwa ariko mu by'ukuri ntago ariko kuri kwari mu mutima wanjye nibyo nakoraga byose nirinda gusambana nirinda kubeshya no kurwana n'ibiki byose nari ndiko rimo gukorera ijuru noneho ndangije tuguma tuganira arangije anyohereza audio nyine anyohereza audio noneho maze kubwumva ndavuga butandukanye nubwo nari nizeye ahubwo ndavuga Yesu yapfiriye ibyaha byanjye gukiranirwa kwanjye kumubarwaho nawe gukiranuka kwe kumbarwaho ariko ubwo ngo nabazabyizera numva noneho ndashaka kumenya umuntu ubwiriza ubwo butumwa ni muntu ki nyine tuguma tuganira nza gukurikirana ikiganiro cyayo nyine mbona inomero za Emile nyine ndamuhamagara ikiganiro wagikurikiye he nagikurikiye kuri YouTube nyine YouTube ijuru ntirikorerwa ijuru ntirikorerwa nyine yahise abimbwa nyine aho nabikura nyine ngo ijuru ntirikorerwa ndagenda ndabikurikirana numva kabisa ubutumwa nibwo bwiza ahubwo noneho ndangije mpamagara Emile muhamagaye ndamuga se twabonana ati cyane rwose twabonana wenda utarajya aho ngaho ndagira ngo umbwire ucyumva ngo ijuru ntirikorerwa kandi uzi ko wabaga mu rugendo rwo kugira ngo urikorere rwo kugira ngo uzaribone mu by'ukuri wahise wiyumva uti cyambere nyine ntarasobanukirwa nyine
numvaga ari ubuyobe nyine numvaga ari ubuyobe nyine ngo ijuru se nirikorerwa gute kandi batubwiye noneho by'umwihariko Yosefu nyine niwe wambwirije ubutumwa noneho abandi badayimoni bari baranyibasiye ubu abantu baza kunkurikirana ubu nibwo nabaye icyari mwigisha ubundi nari ndiho imbabazi z'Imana no kwiringira Imana nyine ariko sinari nkijijwe kuko abona roze nyine ngo ndimo ndababwira ubutumwa nyine ndizera kuzabivuguruza nyine ibyo nababwiye hanyuma noneho ndangije kubanza nyine ubu ntari umuntu utajya utsindwa Bibiliya narayisomye narayisomye yose muri make wari ufite icyanditswe yego mana yanjye mva umuntu kuvanga agiye kumburanya ku by'ijambo ry'Imana aba badive nabatsindaga muri Bibiliya abagatolika abayisilamu mbese bose nyine ariko ubu noneho ngo ngiye kuya mu murongo mwiza nigeze kuba nganira n'umugabo w'umunyagatolika arambwira ati ariko se kangubaze uyu musore ngo ku idini katolika ryo ryaje mbere ukaba uri muri idini ry'inzaduka wabinsobanurira ute noneho umutima urambwira ngo mubaze ngo radio na televiziyo icyaje mbere ni iki ndamubaza arambwira ngo ni radio nise baguhitishemo wahitamo iki ni televiziyo ni naho rero noneho nza guhura n'undi mugabo w'umudive nyine turaganira dushaka kumva abadive batsimbaraye ku isabato yabo nyine ndamubwira ngo isabato ubundi byari ukuruhuka mu gutegeka kwa 2:16-29 yaravuga ngo ku munsi wa 7 nukagira hujyo noneho ahubwo bahava ngo bagiye gusenga kandi bari bategetswe kuhaguma noneho duguma tuganira mubwira ko Yesu nyine ari we buruhukiro nyine ngo abarushira bari mu muze mu nsange najya gute ndabaruhuka turaburana mu byanditswe nyine ruragica ariko nanjye ntari mukuri kuzuye noneho birakomeza mba muri iryo deni nyine hanyuma umunsi umwe Yosefu nyine mamagara Emile ubwo nyiraho najyaga nkangisha abantu ati ngiye nta muntu ugeze ambwiriza kandi ntago byashoboka nawe niba ufite imyumvire yuko nta muntu ujye ubwirizwa sinzi icyiciro urimo none ngiye kubahereza ukuri kuzuye yego mu Baroma 19 ngo ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukwizera mutima we ko Imana yamuzuye ngo uzakizwa ngo kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka akanwa kawe ariko yatuza agakizwa ubwo tayari kimara kwizera Yesu ko ari umwami n'umukiza wawe wabaye wamaze gukiranuka ntawe ukubwirije ntawe ukubwirije byashoboka se nyine nakubwiye aho ngaho Baroma nyine 10:9 ngo ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera umutima wawe ko Imana yamuzuye ngo uzakizwa yego nguko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka akanwa kawe ariko yatuza agakizwa noneho 13 ngo umuntu wese uzambaza izina ry'umwami ngazakizwa noneho 14 ngo ariko se bamwambaza bate bataramwizera kandi bamwizera bate bataramwumva kandi bakumva bate batabwirijwe kandi bakabwirizwa bate batatumwe ubwo rero 12 nibwo nahuye n'uwantumweho nyine nari nahamagaye Emile ampuza n'uwo bita Yosefu nyine Yosefu araza arahamamagara Vikarongi wumve umuntu uriho umwuka w'Imana uko ateye cyangwa umuntu ukoreshwa n'Imana muri iyi minsi umuntu ngo mereze itike ngo nkugereho ariko yakoresha itike kugira ngo ahansange kuko n'ubundi biraho ngo nuko mugende none abantu barabihinduye ngo ni nuko muzi urumva noneho Yosefu ava Kamonyi ansanga ikabuga muri asanga nyine Masaka mu Biryogo kuko nyine najyaga mukurikirana nyine namubonye mbere yo kumenya nyine ndaza ndahamusanga turagenda dushaka ahantu tujya kuganirira itariki zingahe ubwo ico tariki 12 z'ukwa 11/2024 nyine nibwo twagiye kandi ya mibati ubwo ntabwo navuze ya mibatizo nanone mbabwiye ko maze kubatizwa kane noneho umubatizo wa mbere naje gusanga umugore nyine wari ufite umubatizo nyine arambatiza amaze kumbatiza nza gusoma ubutumwa bwiza ngo ntago Bibiliya yemera ko umugore avugira mu iteraniro ndavuga se niba temera ko avugira mu iteraniro ubwo ufite ubasha bwo kubatiza byo ntabwo numva umubatizo sinawupinze nyine nabwo nkajya numva afite ubwoba igihe kiza kugera nanone nza gukuza guhura n'ikintu cy'ubwoba kuko uwo mugore yajyaga ankomeza kunyoheza nyine ibyo bitero nyine abinyoheza nyine none numva nanjye mfite ubwoba ko napfa nyine ndavuga se ko birivuga ngo uri muri Kristo Yesu abari cyangwa igishanga ibyakira bishize ubwo umuntu yabari muri Yesu amahembe akamugeraho gute yego nkumva nanone sinimo nanone ndabashobora kuba narabatijwe nabi nyine ndongera nsubira njya gushaka undi mupasiteri unyatuza noneho aza no kubura n'undi mufino ufite umubatizo nabwo nagenda arambatiza nabwo nguma nkiri uwo nguwo nyine ikimenyetso cyuko ntari nkijijwe nuko ibyo byose iyo mibatizo yose nabatijwe sinari nzi itariki sinarinzi n'umunsi sinarinzi umbwiye ngo byari ku itariki zingahe gusa bonzi nabambatije n'amazina yabo ariko itariki nabikorewe ntago nabyibukaga ariko ubu ngubu ndabyibuka kandi numva mfite umunezero ntaza aho turutse kandi nawubonye kuri 12 ntago nawubonye uyu munsi nabatijwe nawubonye ku itariki 12 nyihura na Yosefu araza nari umufarisayo wawe uteye ubwoba umugabo w'Imana yanshyitseho twicara ahantu ku nzira turaganira uko ambwira nkagenda ndushaho kubyumva
numva ndashyushye ndamwana uretse wonge kuzana ikayi aragenda njya kuzana ikayi n'ikaramu akavuga nandika ariko nabwo nkimubwira iki ngiki nakambwira iki nkazana iki ngiki reka mbabwize ukuri abantu bazadukurikira Bibiliya avuga ngo Daniel nyine ngo nagusobanura ibyanditswe mu byanditswe by'ukuri kandi mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 20 ngo ariko mubanze kumenya yuko ari nabuhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanura uko umuntu wese yishakiye abantu basobanuye biko bishakiye bayobya benshi umuntu araza ati Farawo wawe araza gupfa kumva ko Farawo ari buze gupfa ubwo ntago ari ubutumwa bwiza ndakubwira noneho Yosefu araza turaganira Bibiliya narayisomye umva yarambwiraga nkamubwira akambwira nkamubwira tumva turakirana noneho yaje kunkubitira umuntu uza mu baro muri Yobu 35 umurongo waho wa 4 haravuga ngo itegereze ijuru ko rigusumba ngo niba ukoze icyaha hari icyo bitwaye niba gukiranirwa kwawe kugwiriye imbere yayo hari icyo bitwaye iki none se niba ukiranutse wihaye iki aravuga ngo none se hari icyo ihabwa no kubaho kwawe none aravuga ngo ibibi byawe byababaza umuntu umeze nkawe ngo kandi gukiranuka kwawe niwe kwagira icyo kumarira kwenyine ndababuze ko abantu barushye uri muri hiringa ngo udasambana ngo utazabura ijuru kumbi kuba nirinda gusambana ni inyugu zanjye kuko naharware umva ubu ngubu nibwo ngiye mu murongo mwiza najyaga mbwira abantu ngo umuntu asambana agira ngo rakimaraga kakitera ngo ndavuga agahinda ngo bikora uzingura ruhuka ngo ukaruhira rimwe ngo indirimbo uhindura umuntu wahindutse ngo ariko ijambo rihindura wahindanye ngo ushobora kuririmba ngo mbese nanjye kandi ngo nanjye nkiri muri bo kandi mvuga ko ndimo ndabapinga kandi nanjye ndacyari muri bo nyine agenda amereza ibyanditswe bigenda binkuramo ubwibone no kwishyira hejuru byose nyine nca bugufi numva noneho igisigaye ari kuzajya gukora ikimenyetso cyo kujya gute cyo kubatizwa kuko nari maze kwizera niyo nza gupfa uwo mwanya nari kujya mu ijuru kuko na cya gisambo cyizeye Yesu bari ku musaraba cyatashye ubwami bw'Imana numva nyine ndizeye ubwo rero abadukurikiye nsoza nyine mbabwira ibiranga umuntu utarizera aho uri baraza gutanga nomero za Emile cyangwa none wenda ushaka kumenya ukuri kurambuye nanjye nizanye ndaza kuzishyiraho umpamagare noneho nkuhereze ukuri nkuze naho hantu nyine naruhukiye nyine cyane cyane abo borozi abo naruzi bose ndashyira nomero zanjye aho ngaho niza Emile ngira ngo zaba ziriho nyine icyambere cyandangaga narebaga abantu bakora ibyo nita ko ari icyaha nkumva ari abapagani icya kabiri iyo nakoraga ikintu nita ko ari icyaha nasabaga imbabazi ikimenyesha yuko ntizeye ko nababariwe ikigeretse kuri icyo ngicyo nakoraga nzi ngo ndimo ndakorera Imana kandi ibyo nita gukorera Imana ari nge bifitiye inyungu noneho ikindi kigeretse kuri ibyo nari ntarizera ko Imana ari umubyeyi wanjye kuko hari ubwo najyaga nshaka abahanuzi nyine ngo bampanurire ariko ubu ngubu ubwo namaze kwakira Yesu umwami n'umukiza ibaze kubwira umuntu ngo ajye kubwira papa wawe ko wahuye n'ikibazo ntago bishoboka urumva byashoboka ubwo nacyo ni ikimenyetso cyerekana ko utageze gute utizeye ikindi umuntu utarizera iyo abwiriza yumva nyine ko iwe nyine atandukanye n'ababwira kandi ikigeretse kuri ibyo yigisha ubutumwa abereka ko gukizwa ari ukureka ibyaha ari ukubikorera kureka ibyaha nyine ariko gukizwa hanyuma Imana y'amahoro ndizera ko iza kubagirira neza nkuko nanjye yangiriye neza reka nsoze ntanga namba yanjye ushaka kumenya ibindi bikurikiye kuri ibyo azaza kumpamagara cyangwa hamagare na Emile izanjye ni 07 8 97 29 13 9 okay reka ngushimire cyane kandi mbwira abakurikiranye iki kiganiro cyabaye kirekire ariko kirimo ubuhamya bwiza barebe n'ubundi nomero aho ngaho kuri channel yindi cyo washaka kwenda kwibaza cyangwa gusobanuza wareba kuri iyo nomero iri kuri iyo channel Ijuru Ntirikorerwa TV hanyuma mbere ko dushyiraho akadomo ndagira ngo ugire nk'ijambo rimwe wabwira abantu cyane cyane nk'abo mwagiye muhura niba se koko umugambi wawe urwo rugendo rwo kujya mu misozi narwo ugira akantu rivugaho niba mu by'ukuri nabyo ari by'umumaro kujya gushakira Imana mu misozi cyangwa se kujya mu buhanuzi ibyo byose ngira ngo hari nabo mwagiye mugendana cyane rero ndagira ngo mu ijambo rimwe ugire ikintu babwira reka nse nkaho ngira icyo mbabwira buriya muri Yesaya 9:15 haravuga ngo abayobora aba bantu barabayobya kandi abo bayoboye bararimbuka urugero reka mikwereke wowe uri aho ngaho nawe uzadukurikira
uze kubikora gira gutya wewe nyine niwe mbwira nyine gira gutya nkwereke gira gutya wabikoze nawe udukurikiranye uze kubikora nyine n'urugero ngaho shyo kananwa kukananwa cyangwa muhanga ngaho manura muri iki gihe abantu basigaye bakora ibyo bareba ntibakora ibyo bumva nkubwiye gushyira kananwa ushyira ugahanga kuko aho nanjye nashyize urumva muri iyi minsi kandi twasomye icyanditswe cy'umwezi cya 5:9 ngo abayobora abantu bajya gute barabayobya kandi abo bayoboye bararimbuka Imana irengera amadini barabayobeje ariko Imana ishimwe ko gusa ikindi namaze kumenya cyo nuko yadutoranyije kera tutari twavuka ubu ngewe kuri nge nibwo nkikizwa ariko ku Mana sibwo nkikizwa kuko muri Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakweje kera utaragute utaravuka none ikindi nabwira abantu badukurikiye nanjye najyaga nishuka nyine hari n'inyigisho nyinshi nagiye mbigisha ukuntu umwana ngavuka ngo ari umuziranenge nyine ngabwira ngo umwana ngavuka nta cyaha afite ngiye kubwira nyine abantu naroze nyine uri bubyumva araza kubohoka nari inyigisho nari mfite nyine bitewe n'inyigisho n'ukuntu nari nabihishuriwe nkabwiriza abantu yuko umuntu avuka ari mwiza akanduzwa ageze ku isi ntago ariko kuri nari abarozi reka ze mbabwire rero umbarogore nyine abazabyizera cyangwa abazabyumva Zaburi 58 umurongo waho wa 4 haravuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye kuvuka kwabo iyo bavutse uwo mwanya bariyobagiza bakabeshya urumva umuntu yakivuka tayari aba ari umunyabyaha urugero ku mwana mutoya uzabaza umwana ngo wanyaye ku buriri ati oya kandi haratose nta nundi muntu uhari waharyamye akubwire ngo oya noneho urumva no mwitangiro kane nyine batwereka Abeli yica nako Kayini yica Abeli naho yari yabikopeye urumva n'ubundi umuntu avuka afite icyaha noneho aho nasohoreza kugira ngo byumve neza kuntu bikurimo usibye ubuntu bw'Imana Abaroma 7:15 Pawulo yaravuze ngo sinzi ibyo nkora kuko ibyo nshaka atari byo nkora ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora ariko ubwo nkora ibyo ntashaka nemera ko amategeko ari meza nuko rero none sinjye uba nkibikora ahubwo ni icyaha kimbamo urumva icyaha kiba mu muntu nzi yuko muri nge ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye nta cyiza kimbamo kuko mpora nifuza gukora icyiza ariko kugikora ntako kuko icyiza nshaka atari cyo nkora ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora ariko ubwo nkora ibyo nanga sinjye uba nkibikora ahubwo ni icyaha kimbamo nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza nyamara ibibi bikaba ari byo bintanga imbere nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye ariko mbona irindi tegeko ryo mu ngingo zanjye rirwanya itegeko ry'ibyaha ryo mu ngingo zanjye yemwe mbonye ishyano ninde wanyiza uyu mubiri unera urupfu Imana ishimwe kuko izajya inyiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu nuko ngiye mu mutima wanjye ndi imbata y'amategeko y'Imana ariko muri kamere yanjye ndi imbata y'amategeko y'ibyaha ubwo urumva umuntu icyaha kimurimo ariko umaze kwakira Yesu umwami n'umukiza ntago wa wirinda icyaha ngo uzajye mu ijuru ahubwo ukirinda kugira ngo nyine kikugirire akamaro nyine kandi noneho nabwo ubonye uburyo bwo gukiranuka neza hari abantu bishuka bumvisha ubutumwa bw'ubuntu bakagira ngo ni ugukora ibyaha reka ntago ahubwo nibwo kuko umuririmbyi yaririmbye ngo ume kunesha nk'uko wanesheje iyo umaze kumwizera agenda gutsindishiriza urugero rutoya rwo natanga uburyo icyaha kiba mu muntu uburugero sureba uyu musatsi ubu singa ufite umbamo ntago ari uyu nguyu uri ahangaha ubu umbamo umushatse nakubita agapara ariko ejo hatagiye gute hagaruka noneho isaha n'isaha umuntu nyine ari mu isi y'ibyaha nyine ariko ntabwo bikora nka nubigendereye kuko ngo urimo utwarwa n'ubuntu nyine hanyuma ikindi nasorezaho nyine kiri muri Yobu nyine nacyo cyaranejeje umurongo wa 14 nyine haravuga ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka avuka ameze nk'ururabyo maze agacibwa ahita nk'igicucu kandi ntarame ngo mbese nawe umuntu umeze atyo warushya umureba cyangwa nkanjye wanshyira mu rubanza ninde wabasha kuvana igitunganye mu kintu cyanduye ntawe ubu urumva ibyo ukora uzi ngo urimo uratungana ntabwo utunganye ahubwo bikore kugira ngo wirinde bikugirire akamaro nyine Imana ibamera umugisha ariko by'umwihariko abo naroze mfite kuzabarogora bazabyemera murakoze cyane reka tugushimire kandi uvuye ngo reka dusoreze aha ngaha kandi nongereho ngo abantu bagende bashake gukiranuka kw'Imana bareke gushaka gukiranuka kwabo murakoze cyane